tega amatwi aka kantu nikagucike. Natwaye igihembo cya Grammy inyihishijwe na album yitwa Bombastic, kandi ndacyafitemo n'ubundi bubiko buzajyamo ibindi bihembo nzatwara. Guhatanira Grammy ni byiza, gusa biba byiza kurushaho yigitsindiye. Yitwa Shaggy, niyo mazina azwiho, akaba ariyo mazina yitwa nk'umuririmbyi, akaba ari umunyajamaica wavukiye ahitwa Kingston n'ubundi muri icyo gihugu cya Jamaica. Aherutse gukorana indirimbo na Bruce Melodie yitwa When She's Around. Iyo ngiyo ntabwo ngurusha kuyimenya, nta nubwo ariyo nje kukubwira Shaggy ni muntu ki. Nyuma yuko Bruce Melodie akoranye indirimbo n'uyu Shaggy yitwa When She's Around, nyine asubiramo yitwa Gafunga Macho, abantu benshi mu gihugu cy'u Rwanda babigize ikibazo bavuga bati Shaggy umaze imyaka igera kuri 7 cyangwa sinarenzeho adasohora indirimbo n'imwe, ahubwo ajya kuri stage gusa. Ni gute akorana indirimbo na Bruce Melodie? Abantu bati ese nyamuneka Bruce Melodie, iyi ntabwo ariyo saha yawe yabigeze yo kwisubiza inyuma mu gihe n'ubundi utangiye gukorana indirimbo n'abitwa ko batagikora. Gusa n'ubundi umuntu nk'uwo ntabwo namurenganya kuko atari yaramenye ngo Shaggy ni muntu ki. Reka nkubwire uwo ari we. Shaggy amazina y'inyakuri yitwa Ovil Richard Brule. Yavutse ku itariki 22 Ukwakira mu 1968. Uyu munsi wa none Shaggy afite imyaka igera kuri 55. Gusa ibyo ngibyo mvuze ntabwo ari ibitangaza bye, ahubwo nibyo tugezeho nyine. Yatwaye igihembo cyitwa Grammy Award gitangirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihembo kikaba gifatwa n'ubundi nk'aho ari cyo gihembo cya mbere mu isi ya muzika. Bivuze ngo utwaye iki gihembo si gitangaza kugira ngo ubwe yikomange ku gatuza akavuga ati n'ubundi ntacyo ntatwaye ngeze ku gasongero mu muziki. Iki gihembo Shaggy yagitwaye nk'umuhanzi wakoze album nziza cyane y'umwaka, ariko nyine ikoze mu njyana ya reggae, ari nayo njyana Shaggy yaririmbamo. Iki gihembo yagitwaye mu mwaka wa 1996, arongera aragisubira mu mwaka wa 2019. Shaggy si ukuba ari umuraperi gusa cyangwa ngabo umuririmbyi w'injyana ya reggae, ahubwo ni n'umu DJ. Reka tujye ku mbuga nkoranyambaga. Ku rubuga rwa Instagram iyo wanditsemo hashtag yitwa Shaggy, iyo hashtag imaze gushyirwa ku maposta agera ku 851 kuri urubuga rwa Instagram. Iyo ugeze ku rubuga rwa TikTok ho ni ibindi. Hashtag yitwa Shaggy abantu bayishyize ku maposte yabo. Ayo maposte yose yateranyije yarebwe inshuro zigera kuri 4,500,000. Shaggy ubwe abarirwa umutungo ufite akayabo ka miliyoni 14 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shaggy afite umugore w'umwe rukumbe witwa Rebecca Parker. Akaba yarivugiye yuko Rebecca asenga muri Kiliziya Gatolika. Shaggy na Rebecca bakoze ubukwe mu mwaka wa 2014 nyuma y'imyaka igera kuri 20 ari inshuti magara. Mbere yuko ashakana na Rebecca yari yarabyaye abandi bana 2 b'abahungu, harimo n'uwitwa Law Banks uzwi nk'umuraperi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko amaze gushakana n'umugore we w'isezerano ndetse akunda cyane ari we Rebecca Parker, baje kubyarana abana 3 b'abakobwa. Reka dusubire inyuma y'imyaka 55 tugiye mu mwaka wa 1968. Hari ku itariki 22 mu Kwakira, ubwo ababyeyi babiri Veronica Miller na Clinton Brule baje kwibaruka umwana wabo ari we wabaye icyamamare mu njyana yitwa reggae, akaba azwi nka Shaggy ku munsi wa none. Mu 1986 mama we ari we Veronica Miller yagiye muri New York mu mujyi wa Brooklyn. Ubwo nyine Ovil nk'umuhungu we nawe yaramukurikiye, bava muri Jamaica bajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimvuga Ovil wumve Shaggy. Nyuma y'igihe kingana n'imyaka 2 Ovil atarabona akazi n'ubundi abona ntaho bitandukaniye nuko yari ameze akiri wabo muri Jamaica. Ni mu gihe yaje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika atekereza yuko azahita abona akazi. Ovil yahise yigira inama yo kujya muri Marine Corps, ingabo zirwana mu mazi z'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nawe nk'abandi bose yakoze imyitozo ya gisirikare, maze wari umunyajamaica ahabwa ubwenegihugu bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abagize ubwenegihugu bubiri, ubwa Jamaica n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa mu kuba ingabo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'umuntu wakundaga reggae nk'ibisanzwe, yakoraga akazi n'ubundi ka gisirikare ariko aniga umuziki hafi aho n'ubundi Brooklyn muri New York.
Bigeze mu mwaka w'1992 Ovil yahise yigira inama yo kuyoboka inzira imwe yo kuba mu muziki gusa atagize ikindi kintu awuvangitiranya nawo. Icyo gihe witwaga Ovil yaje kwitwa Shaggy, abyiswe n'ubundi n'inshuti ze magara bagendanaga ariko bashingiye kuri filime y'amatente yitwaga Skukudu. Iyo filime y'amatente yari irimo agatente kakabwa kari gafite imisatsi miremire, ariko Ovil nawe akaba yari afite imisatsi miremire bituma inshuti ze zitazimwita Shaggy. Iryo zina yararikunze, ni naryo ryabaye izina rye ry'ubuhanzi, ni naryo zina umuziho n'umunsi wa none. Mu 1993 nyuma y'umwaka umwe Shaggy yageze mu muziki, yahise ashyira hanze alubumu ye ya mbere yise Pure Pleasure. Kuko n'ubundi Shaggy yari umuhanga muri iyi njyana ya reggae. Abakunzi b'iyi njyana cyane cyane abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no muri Jamaica barayikunze batangira kuyigura ku bwinshi. Mu 1995 Shaggy yasohoye indi alubumu yitwa Original Dubaman. Bigeze mu 1996 asohora indi alubumu ari nayo yabiciye bigacika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Jamaica, ku mugabane wose wa Amerika ndetse n'ahandi mu isi. Iyo alubumu yitwaga Bombastic. Uzakunda kumva Shaggy yiyita Bombastic kubera yuko mu mwaka wakurikiyeho w'1996 iyo alubumu ya Bombastic yamuhesheje igihembo cya Grammy Award nka alubumu y'umwaka iririmbwe mu njyana ya reggae. Byarakomeje asohora andi alubumu menshi yakunzwe mu isi. Mu mwaka wa 2018 aza gukora indi alubumu yitwa 44,876. Iyo alubumu yaje gukundwa n'ubundi n'abakunzi b'injyana ya reggae, maze arongera atwara iyindi Grammy Award muri 2019 nka alubumu n'ubundi y'umwaka iririmbwe mu njyana ya reggae. Uzakunda kumva interview za Shaggy yivugira yuko Michael Jackson ufatwa nk'imana y'umuziki mu isi yari umufana we wihariye. Gusa byaba ari byo cyangwa atari byo, ntibikuye yuko mu mwaka wa 2001 Michael Jackson yateguye concert ikomeye cyane, akaba ari nawe utumira abahanzi, maze agatumiramo Shaggy n'umwongereza Rick Rock baririmbanye indirimbo yitwa It Wasn't Me. Ikaba ari indirimbo yitwa ibihe byose kuri Michael Jackson mu ndirimbo zose zaba zararirimbwe na Shaggy. Na nyuma y'ibyo birori yakomeje kuvuga yuko Michael Jackson ari umufana we wakataraboneka. Gusa Michael Jackson nawe no mu gihe yari ataritaba Imana ntabwo yigeze abihakana na rimwe. Mu mwaka wa 2007 Ovil ariwe Shaggy yaje guhabwa umudari w'ishimwe nk'umuntu warwaniriye ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mudari nyine wahise umwesha n'icyubahiro cyo kwitwa Commander. Usibye bya bihembo bya Grammy Award, Shaggy yatwaye igihembo cyitwa Billboard Music Award mu mwaka wa 2001 agitwara nk'umuhanzi w'umugabo w'umwaka. Arongera nanone agitwara nk'umuhanzi w'umugabo wakoze alubumu y'umwaka. Ibyo bihembo uko ari bibiri yabitwaye mu ijoro rimwe, bikaba ari ibihembo bitangirwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Shaggy mu ndirimbo yaririmbye zigakundwa cyane mu isi twavugamo nka Strength of a Woman, It Wasn't Me, Angel, ndetse n'izindi ndirimbo nyinshi zagiye zikundwa mu isi zakozwe na Shaggy. Marvin iryivuze uwo ni njye.